Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku kijisho. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikijisho ni indoro y'umunyanabi igendana n'ishyari ireba ikintu ikacyangiza cyangwa se ikangiza ibice byarebwemo byagiriwe iryo shyari. Urugero nk'umwambaro umuntu ashobora kureba ugacika cyangwa se umuntu akarebwa icyo kijisho, urugero hashimwe cyangwa se hagiriwe ishyari ku mubyibuho we agahorota cyangwa se akarwara, nk'uko n'umwana ashobora no kukirebwa agapfa n'undi wari wese, niko ikijisho kimera. Iki kijisho gituruka ku ishyari uyu muntu ureba aba afite. Igihe cyose arebye ikintu cyiza, uyu nguyu afite ishyari ashobora kuba ari muri babandi bafite ikijisho, maze wa mwuka mubi ukamuvamo uciye mu maso ye n'indorembi ukajya kuri cya kindi yarebye maze kikangirika kubera ko afite ikijisho. Ibi ngibi muri Islam birimo kandi biremewe, ni n'igice mu bice bigize ishyari. Niyo mpamvu iyo umuntu arebye ikintu akabona kimushimishije cyangwa se akiyumvamo akantu kameze nk'akanyamuneza ariko gaherekejwe n'ishyari, ni byiza ko avuga ngo masha Allah tabarakallah cyangwa se tabarakallah, kuvuga ngo nyagasani ashyiremo imigisha. Ni nayo mpamvu nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ngo walawla idh dakhalta jannataka qulta masha Allah la quwwata illa billah. Ati iyo ubwo winjiraga mu murima wawe wari kuvuga uti ubutagatifu ni ubw'Imana, ubushake bw'Imana nibwo bugira ibintu byiza kugera kuri uru rwego, n'imbaraga zose ni za nyagasani. Ibyo byari gutuma nyagasani arinda umurima wawe kubera ko uba uhisemo umurindisha kandi ukanasaba imigisha kuri cya kintu cyo ubonye. N'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama ikavuga iti man ra'a min akhihi ma yu'jibuhu falyad'u lahu bil baraka. Uzareba kuri mugenzi we ikimushimishije n'ikimutangaje, icyo kintu ajya gisabira imigisha. Urugero, niba ubonye mugenzi wawe afite nk'uruhu rwiza, uvuga uti Imana ishyiremo imigisha. Niba mubonanye umutungo mwiza cyangwa se umeze neza, uvuga uti Imana imushyiremo imigisha. Niba mubonanye urubyaro rwiza n'ibindi byose bitandukanye, uvuga uti Imana imushyiremo imigisha cyangwa se masha Allah, nko kuvuga ngo ku bushake bw'Imana n'ibyiza by'Imana, ibyo byiza biba bigezweho. Naho iyo umuntu yarebwe ikijisho, icyo gihe uyu nguyu ayemerewe gukorerwa ruqya, gusomerwa suratul Fatiha n'izindi mu mirongo ya Qur'ani irebana n'ubuvuzi bw'amagambo, cyangwa se muri suna za nyazo zizewe kuva ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Hanyuma iyo warebye iyo ndoro mbi azwi, ahangaha uyu nguyu asabwa gukaraba cyangwa se gutawaza, hanyuma y'amazi akavurishwa wa wundi warebwe ya ndoro mbi cyangwa se icyarebwe ya ndoro mbi, kiyakaraba cyangwa se kiyanywa bitewe n'uburyo n'ubwoko bw'iyo ndoro aho iyo ndoro igeze. Bityo ikijisho muri Islam kiremewe. N'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam muri hadithi sahih kuva kwa Muslim, nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ivuga ngo wal aynu haqq innal ayna haqq la haqq. Mukuri ikijisho ni ukuri kandi kirahari. Ikijisho ni ukuri kandi kirahari. Mu yindi riwaya intumwa y'Imana ikavuga iti iyo haza kuba hari ikintu cyari gutanga igeno, ikijisho cyari kuritanga. Ibi ni ukugaragaza uburemere bw'ikijisho no gukangurira abayisilamu kwifuriza ineza n'umugisha icyo babonye cyose no kwirinda kugira ishyari. Niyo umuntu rero mu gitondo abyutse agasoma suratul Falaq akavuga ati min sharri hasidin idha hasad, nyagasani unandinde inabi y'umunyeshyari igihe agize ishyari. Icyo gihe ahangaha aba nikinze ku Mana ko imurinda ikijisho, kubera ko icyo kijisho nk'uko twabivuze kigendana n'ishyari. Wallahu a'lam.